haranditse ngo umugore yarakaye satani arazamuka akava mu kuzimu. Uratinyuka ukanga ngo ngiye nshaka umugore ngewe? Nshaka umugore w'iki mama? N'ubugome bwanyu. Umugore ngiye nashaka umugore ngewe? Nta munsi n'umwe ngiye nzigera nshaka umugore na rimwe mu buzima. Ntabwo nshobora gushaka umugore bibaho. Nakubwiraga nyine ko intare watuma ubasha nyine kwishima. Mama mvura nkubwire uko umugore burya umva rekera aho ngaho. Ntuzongere kumbwira ikintu kijyanye n'umugore. Mama niba ushaka ko njye nawe twumvikana, byibuka ufite ubushobozi bwo gukomeza kundeba mu maso nk'umwana wawe wabyaye, ntuzongere kumbwira ikintu kijyanye n'umugore. Mama abagore ntabwo ari abana beza, abagore ni abagome. Ariko ko nta mugore wigeze utungaho n'ubundi ubugome bw'abagore babwirwa n'ikirajuru. Ariko mama kuko urambwira gushaka umugore? Ariko byagufasha kubaka ejo hawe heza. Ejo hanjye heza nta na rimwe hazigera hashingira ku mugore, hazashingira ku mbaraga zanjye bwite. Sinkunda abagore mama, ntabwo nkunda abagore. Sinkunda abagore n'umunsi n'umwe, nta n'umunsi n'umwe nzigera njya nkunda abagore mu buzima bwanjye. Kuko abagore ni babi. Ni inama nakugiraga ashaka kureba ko mwenda ubuzima bwawe bwahinduka. Ni inama nakugiraga nk'ejo ujya kumucyaha. Ni inama nakugiraga mama. I'm sorry. Urabizi ndagukunda nka mama, kandi ndagukunda cyane. Ariko mama ujye unyihanganira pe, ujye unyihanganira. Nanjye sinzi ukuntu biba binjemo nyine, sinzi bindi mu mutwe kuba ntiyumvamo umugore bindi mu mutwe. Kandi mama nta kintu na kimwe wakora kugira ngo utume ngiye nkunda umugore. Ariko ntabwo bisobanuye ko wenda gukunda mama. Ariko nta wundi mugore nshobora gukunda muri ino si ubaho. Iyabaga hari ubundi buryo Imana byibura ariko barabikozemo, tukajya tubaho n'ababyeyi baba mama baba. I'm sorry mama, nakubwiye ko mukunda nta kibazo. Ariko okay, reka njye ku kazi. Daddy, ari ikintu nashaka nyine kugusaba. Ikintu ushaka kunsaba? Iki nakwimaze mukobwa mwiza. Nyine Daddy, hari umushuti wanjye ufite ibibazo, kandi ahantu aba bamusohoye mu nzu, nta kintu afite cyo kurya, arara hasi, kandi ni umushuti wanjye cyane. Ariko nakubwiye ngo iki? Ntabwo ari ugupfa kwizera abantu bose ngo nuko bafite ibibazo ngo upfe kuzana mu rugo. Umuzute kugira ngo tumuzane mu rugo rwacu. Ko Daddy umwana mwiza, nyine ni imfubyi. Cyo kuba ari imfubyi ndabyumva pe ko akwiye gufashwa. Ariko uramuzi cyane ku buryo wakwizera ko bamukira mu rugo hano. Twamufashirije isabari. Oya, ntabwo twamufashiriza ahari kubera ko nta mafaranga afite yo kwishyuriza abamo. Ni ukuri n'ahantu aba biranateye n'isoni kuba ngiye turi inshuti. Ahataha ahantu ni habi pe. None se hari ikintu mbonekereje.
waganire nawe tukareba ukuntu twamufasha tukamushangira nk'akantu k'akazu akakabamwo tukamufashirizamo yitunze ariko tutaje kubana amafaranga ndayafite mwaritse se kwaza akaba hano mu rugo tuzatunarara mu cyumba kimwe hari ikibazo ariko ngo ntukababare mwana wanjye ariko ihangane ndashaka ngo ubanze umenye umuntu uzanye hano ngo ni umuntu cyo atazaduteza ikibazo ejo n'ejo ubundi ushobora guhinduka ndi umukuru k'Imana umwana mwiza uramwizeye byisere mu byemere Ndi nukuri k'Imana mbabarira akantu ko kantu konyine kanyuma gusaba oya nyine ushise warambwiye ngo harakantu kanguze uzansaba naka cyangwa harakantu utegereje akandi kataraga Daddy please mbabarira nukuri k'Imana ndakwinginze sawa ndabyemeye ngiye kwitana namuzana sibyo nta kibazo rwose sibyo niba umwizeye ariko ntuzambwire ngo ka do umva mu buzima sawa abakobwa banjye izuba Itisha mungu wanjye meze ute ninde mbwira ese urabona ibintu muri ndakora wewe urakamwe ibintu urimo urabona bigufitiye akamaro muze utibeshya mwongere kunkora uzubwira uwo ari we ahangaha uzi ko ari iwanjye shaka tuza umubwire icyo mushakira wowe urabona kubaho mu buzima nk'ubu bizakugeza kure usigaye ubyukira ku mazi n'ibinini nk'umugore utwiteho ese ubwo nibwo buzima ushaka kurara mu mayoga kazi umeze utyo ibyo wumva bikunesheje mbarusha mwana wanjye niwe musore mfite ubu kubaho utekereza nk'umuhungu make yo gusakuza bariya bagore ku kibara cya ryari bande mama we na mushiki wawe ako utekereza ko ari umuntu n'umwe nitayeho hano njya mbere yo kuvuga jya ubanza utekereza ugiye kuvuga wowe musore mfite hano muri urugo niba udatekereza ibiri imbere yawe urumva kuba mu buzima nk'ubwo nibyo bikunejeje okay mfite nkande hano ufite nk'umuhungu wanjye ubyemera mva muze nakubwiye ngo niwongere kunkoraho nta na rimwe ntagukozeho nta n'igihe ntazagukora nk'umuhungu wanjye kandi ubyumva ubyakire gusa icyo mubwira ndakubwira nk'umuhungu wanjye ntuzongere n'umunsi n'umwe noneho kwinjira muri uru rugo mu gicuku ahangaha ni iwanjye sha ntabwo ari iwawe jya umenye kandi we mbanze kukuganiriza nk'umwana afite uze gutekereza mu bintu wirwamo urarara ijoro n'amayoga ibi ngibi se nibyo biguteza imbere wowe kandi bikwicira ubuzima ubundi utekereza iki umva rero mubwire muzehe umbabarire mu buzima bwawe ntuzatume nkubwira nabi mwana wanjye sitwa wambwira nabi dupfuye iki ko mushakira ibyiza kugushakira ibyiza bituma umbwira nabi wowe none se uranshaka iki ndagushaka nk'ubuzima bwiza sinshaka kuba mu buzima nk'uburimo urabona ndi umwana w'igitambambuga kandi igitambambuga wabyukuma ibinini nk'abagore batwite ni uburenganzira bwanjye ntabwo ari uburenganzira ariko ibi ni iby'undi inzoga ngemba nazigurira umva wari wabona n'umunsi n'umwe wenza kukubwira ngo umereze amafaranga ajya kugura uherwa no gukoresha ku rugati mu kanwa birakureba se birandeba nk'umwana wanjye yes nkeneye ko uhumuka uze dukora akazi kaguteza imbere apana kwirwa mu bintu nk'ibi ariko ngiye mfite akazi kariya ni akazi ko kwirwa mu nzoga niko kazi ngwino muri kampani ukore urebe n'imitungo uburyo igendamo ese ejo n'ejo bundi kureba shadeho nigendera
ninde wazasagara ajeri imitungo uzayijera uri mu biyoga nk'ibi hinduka ndakwifuriza ubuzima bwiza wabishaka utabishaka uri umwana wanjye kandi nkunda nkeneye kubaho neza sinye kumye kumera gutya harya muze ubundi ko ari mukuru kundusha kandi imyaka undusha ni myinshi cyane ni cyane cyane kuri kuvuga ko ndi n'umuhungu wawe rega burangiye nawe nta kintu dupfa pe mwese twaba dupfike ndanakwemera cyane rwose muri papa sibyo komeza ariko wigeze ubaho ubona umugabo wingingira umwana ari gukora akazi ntabwo utabimwingingiye wabyingingirane ese wowe wanezezwa nko kubona umwana wawe ari mu buzima nk'ubu ngubu bumeze nk'ubw'igishobora uravugana na so cyangwa uri muri ibyo byo ntazi niwe mbaza reka sha nta rutugu rukura ngo rusumbe ijosi ariko muze haragaruka tongera ngo mubaze mbaza ndakumva mwana wawe kuri mukuru kundusha kandi ntekereza ko abantu bakuru nk'aba baba bazi ubwenge kuko uzi byinshi kundenza umugabo wo mu rugo rutarurwa yitwa iki umugabo uwo mu rugo rutarurwa yitwa umwinjira ushaka kuvuga iki sibyo uranyumvisha okay icyo nashaka kubwira nagira ngo utekereze neza ku byo ushaka nakubwiye niba ushobora gutekereza kwaza tugakora akazi uze kuhamagara kuri telefone yanjye urayifite uranyumva neza genda ndaguhamagara Mom, did the show. Mom, bro, with this. Sava. Uyu ni Anita yanshuti yanjye nari nakubwiye. My brother. Musubize nyine. Hi. Hi. Bro, ugize crush right now. Oui. Mbabarira. Umva Anita, umbe neza nyine kuri mu rugo wiyakire neza sibyo feel free. Hano ni mu rugo, uyu ni musaza wanjye, uyu ni mama na dadi wanjye arahari nyine yagiye mu kazi sibyo? Nyine wumve nawe ari nk'iwanyu sibyo? No mwishushe bro wanjye nabirenze. Thank you. Urarara mu cyumba cyanjye cyangwa urarara mu kindi cyumba? Dufite ikindi cyumba kiri available cy'abashyitsi. As you wish. Nyine urifuza kurara mu cyumba cyanjye? Wamuhaye icyumba cyose akabarikira. Kubera iki se mu cyumba kiwe ararara mu cyumba cyanjye? Wima. Okay. Rata Anita suri urare mu cyumba cyanjye. Let's go. Bye.